ariko zira kunyirukana mutsoke muri inzu ngenda akuteni izo mwerere ujye uziteramo gana paragiyewe sibyo ndajya he ubu uraje unapfukana uragenda ubanaje uragenda Hello. Shitty. What is this? What you see? Njye ndashaka kubaza ikintu kimwe Morgan sibyo niba ari umugore wawe naje kuvogera urumva umbwire aze mugumane sibyo kuko njye ntabwo naje gusharinga igitanda nawe ibyo bintu twarabivuga ibyo bintu tubiziranyeho ubundi nta nubwo nakabaye mbisubiramo hano imbere yawe nacana soke ejo cyangwa ejo bundi nazo yangasanga none n'ibitari ibyo byabaye naca nabimubwiye ariko nta gishya kirimo ikaze ndebe njye nawe imbwa n'umugabo noneho asoni Shitty. Please. Wigeze ibintu kuri rwego yako. Kwigeze kuba muri mu banyu bibatwaye iki? Akakosa gato kawe ni kugiye gutuma ukuriza ibintu bikagera nga. Ariko nakubwiye ko nta umugore wa kabiri. Sinzi ni mubyi mbikubwira. Nakubwiye ko nta umugore wa kabiri. Nje nakubwiye ko nshaka umudendezo wanjye. Noneho nari nabyirengagije ko ari hano mu nzu nanabyakiriye. Urumva? Ariko aho byageze muri mature room ghost. Siri urabizi ndagukunda please. Reka kutuma ibintu bigera nga. Urankunda none ninjye twiriwe tubyabanye. Nakubwiye bumwe twarasohoka. Niba uyu mugore naje kumubangamira rwose. Kanjye niba naje kumubana. basi nakubisonje Please. Ubu se akanya wibagiwe amagambo mbwiye. Asa ari yibagiwe. Nasiko zambaye duhubwe nawe. Ntabwo bishoboka ko mwabana mwumvikana. Utaranarangiza no kubivuga ntabwo bishoboka. Kuko yanyinjire yarengereye. Asohoke kabisa gerere. Ako rundi ndirirwa nkubaza ibyiki. Ubundi hagati yanjye nawe urashaka nda. Ushaka ari usigara ndagenda. Hagati yanjye na Nyambo urahita muti. Muzi n'ikindi. Ko biradutangaza na n'uwamenyo ko biri ariko icyo nzi by'Imana ishaka hari ibyo mwiriwe kukumanira Nikarushi wanze. Meze neza. Wowe. Kiramuzanira cyane. Не слышно. Вылазь. Yine kraliçe önce wese cyakoza nyine noneho bigenze gute kugira ngo mpitemo Okay. Sura umugore wanjye.
listen, rimwe mu buzima nyine dukora amakosa, hari ibyo twirengagiza kandi bihanganira byinshi. So rero nshobora kuba nakubwira nabi, nshobora gutuma umuntu ndakubwira nabi, ariko hari umurongo ntarengwa. Nakumva bagutuka nabyo, kandi ibintu biri aho ngaho bitaraza kurengera, ariko bigeze ku kintu cyo kuba nahitamo, ndagira ngo mubwire ko igihe cyose nzabona mpitamo. Okay, twijyana kure. Ntundi namaze kuguhitamo, sibyo? Urabizi icyo dupfa. Rero pe byumve ndacyakurakariye, ndetse biranagoye ko wahindura icyatumye nkurakarira, ariko ntabwo bivuze ko kurakarira bivuze ko nyine kugutesha agaciro no kugusuzugura by'intera kamere, sibyo? So ndi umugabo, sometimes nyine ndakosa, nkaba nanatandukira, ariko bamwe bakongera nkigarura nyine nkibuka ko ndi umugabo nyine. Nkibuka ko nasezeranye nawe kuzabana nawe mu byiza n'ibibi. Vicky, wambaye ute? Si urimo ni ibiki? Nari gusezera. Excuse me? Uvuze? Nari gusezera. Uje gusezera? Ntumbwiye uri sure? Nari gusezera kashi. Hagenze bite se, hari iki kibazo? Nyine gukomeza gukorera hano ndabona ntabishobora kashi. Nikki, are you okay in your mind or something is wrong? Niki gitumye usezera akazi? Okay, ntabwo ngiye gutegeka ngo umbwire impamvu, sibyo? Maybe ushobora kuba wifitiye ibibazo ntazi, wowe ugende ufate, nubwo wafata icyumweru uruhuke, wumva utuje, ubundi uzasubira uzagaruke mu kazi. Ntabwo, how come? Bwishwe rero ntabwo nzagaruka. Nibirebe sinabona ko nari gusobanurira gusa nawe. Yeah, it's okay Nikki, ndabizi. Challenges zibaho mu kazi cyangwa mu buzima busanzwe. Nawe ndakubwiye nigenda nushake unambwire nguhe n'amafaranga. Genda uruhuka, ureba ahantu wumva utuje. Take your time. Ubundi ugaruke mu kazi. Nikki, ndacyagukeneye. Ntabwo wareka akazi gutya. Please. Listen. Urabizi nyuma y'akazi ndi inshuti yawe, ndi sheri wawe, ndi n'umujyanama cyangwa se urabizi gahunda dufitanye. Okay? So, kuki ushaka kumbora ibi ngibi? Sheri, please, ndabizi ibibazo bibaho. Wenda hari ibyakubayeho ntazi, ariko don't worry. Buri kimwe cyose kigira igisubizo. Okay? Sibyo Sheri, we genda uruhuke.
nta kibazo ngiye nguhaye iminsi wenda ushaka n'ubwo yaba icyumweru witekerezeho numva uzajya unampamagara edahim nawe nzajya nza kure. Okay? so rero iki ngiki gihe cyari kigeze kugira ngo bya bibi nagusezerera ko tuzabanamo tubibanemo. Sheri mfashe umwanzuro ukomeye unandemereye pe ubyumve, ndetse ushobora no kungiraho ingaruka. Ariko kubera ko ngukunda mfashe risike. Ndakumva. ndumva nishimiye cyane kurusha ikindi gihe cyose. ukoze ibintu natekerezaga kuri bukore, nari namaze kwiyakira n'ubundi. Wumvaga uri busohokeze? ntabwo natekerezaga ko wampitamo. urugo rwawe gusa ndumva nazi ikintu nakubwira, usibe Imana iguhe umugisha. Anyway, mama aragukumbuye, ahora akumbaza, aragukunda abo bese, kandi uwo muri nta kintu kibi namubwiye. ahubwo nagusabaga niba basi wazihangana ukamugeraho. iyo mugiye kubonana se basi umeze gute? Shiri mama ararwaye ku buryo nagomba kuba namugekaho ibindi bibazo. azi niyambonye nishimye mubwira ko nyine ari ukubera ko arwaye. kutajya kumusura suko ntabyo nabaga nshaka, ahubwo nuko nabaga mfite isoni z'uko wenda nk'igiye murira cyangwa se akabona agahinda mu maso yawe, bityo rero nkagira ubwoba n'isoni z'uko namugera mu maso ngo ndebane nawe. oya, ntabwo nakora icyo kosa. ndabyemeye tuzakora. ndagukunda. ndagukunda. ese nikimbwiza ukuri, ese basi ni umuntu wo muri iyi kampani mwagiranye ikibazo yaba yakubwiye nabi, cyangwa ni ibijyana ubuzima bwawe bwite? kuko abaye ari uwo muri kampani namwirukanaho kugira ngo ugende. ntabwo ushobora kumva uruhare runini umaze kugira muri kampani yawe. rero ntabwo wagenda gutya kamera. wihubuka Niki, wihubuka please. ndacyagukeneye kandi nawe ubwawe aka ni akazi. don't play with job. hano hanze yewe abana bari guhangayika barabuze akazi kandi bafite amashuri. nawe urashaka kujya kwangara hanze? kandi ndi umuntu wawe mi. okay? ndi umuntu wawe, please. don't do this to me, please. Sis, nakari ibyo. No, chill. Like I told you, take your time, go somewhere, whatever you want. Okay, ntacyo uzavuga ngo wenda. ibihe byiza.
Yes, please. Akoma uzi ko warigenze hano nkari uburyo umeze nkabona wakize nkabona wabaye muzima nkahita numva mfite ibyiringiro by'uko rimwe muganga azampamagara cyangwa azana akambwira ati urabizi mami wawe yakize mu cyo urya mu rugo. mwana wa- bizakunda bizaza nanjye sigaye niyumvamo akantu k'akabaraga tutameze nka mbere. Ni ukuri pe kari icyizere ni ukuri ndabibona ko bizakunda. ariko nari nibagiye kukubwira uriya muganga nabonaga gushaka cyane uriza kumureba sinzi wenda ibyo we yaba yenda kukubwira wasanga ari ku by'ubuzima bwanjye. Oh, biranashoboka buriya muganga ariga abaye inshuti y'umuryango yabaye inshuti yanjye tuba dufite utuntu twinshi tukuganira ahubwo wasanga afite nk'agakuru cyangwa se wenda n'amakuru y'ubuzima bwawe nawe wamenya ashaka kumbwira. Ahubwo mufitiye mube nziza nyuma y'igihe kirekire mana iyo nkuru ariko mama rwose niyo rwawe ushaka ukunda inkuru rwose. iyo nkuru nziza rero urabizi rwose ko umugabo wanjye amaze nyine ataza kugusura. Nyine nta yindi mpamvu itatumaga ataza yari afite akazi kenshi rwose yatahaga bwije niyo mpamvu wabonaga nanjye nshobora kuva hano nahava bwije nuko nyine bagafite akazi kenshi bitari kumukundira kwaza. Gusa ibaze noneho ko ejobundi yarambwiye ati ariko uriya mama wawe ameze ati tuzajya kumusura ryari rero mu minsi mike rwose uzajya kubona ubu narahageze ari gushaka uburyo yoganiza akazi kiwe kakajya ku murongo ubundi yarangiza akazaza. mwana wa ndabyishimiye kuba yabohoka mu kazi ke akaza kundeba ndabyishimiye ariko ntakubeshye nta nubwo ari nabyo natekerezaga ari byo natekerezaga mba mbizi ko ari mu kazi nta rwango ntaki ngo natekerezaga ko wenda waba barasana. ubwo kuko urumva iyo nkuru nayihererana ubwo iyo nkuru urumva nayihererana yewe humura nibiba nzakubwira ariko mana Makire, habaye iki? ni ibibazo gusa urumva nakubwira ngo iki? Sam, ibibazo ku buryo wafata inzoga ukazimbura mu kazi. Habaye iki? ariko ni mu kazi wanjye. Ntabwo nagomba kwihabuza inzoga. Na mashini wayizinze nta n'isoni. Byagenze bite? Makire, ibibazo biri kugenda bindenga sinzi ko nta muntu ndi guhemukira ko nta muntu nagiriye nabi kuki ibintu biri kumba. Dore niki kariyaje aza yiyambariye amatiriningi ugasuye umwana byagenze bi mbona akuyemo baje ngo arasezeye. Mwapfuye iki? ndamubaza aransimbira yanga kumbwira ikintu nta kintu yambwiye ndamwinginga nawe basi ibintu bibaho mu kazi genda witekerezeho nimba ari n'ikibazo waba wagiranye n'umwe mu bakozi banjye umbwire mwirukane kuko sinshaka kugutakaza ariko ndakubwiza ukuri yambereye ibamba yasubiyeyo nta kintu na kimwe menyeye. urabizi imodoka zanjye ebyiri ejo bundi nakubwiye ibibazo zagize none uyu nawe aje ubuze mbivemo. Nyereka kurira.
ukuvuga ngo ntabwo sawa wambabariye rebera ko ibintu ubutangiye n'ibyo bintu ubutangiye ni ibiki muri iki makire muri iki narasugamo ubwo ifata nari ngiye no kumwongeza umushahara kuri dufitanye urabizi gahunda mufitiye ijyanye n'ubukwe nyine ndabizi ariko nawe uri kunyereka iyo foto uba ushatse kunyereka iki gute yambaza abazimu kandi abazima bahari please papa wanjye ntabwo ari umusi sorry ntabwo ari umusi I'm sorry but it's okay simbyite ngo ni isomo uri kugirira neza abantu uri gushakira ubuzima abantu akazoza keza ni ibiki badashaka kumbwira wenda bo badashaka kumenya ngewe ndabakoresha nabi se mbaha akazi kenshi ku buryo batanyurwa cyangwa se ndabavunisha sinjya mbaha amakonje si gusa niba ari uzagaruka ukazangabye none se nta kibazo na kimwe mufitanye ntacyo imakire ntacyo nta kibazo nyifitanye nawe ahubwo nkawe wagira inama aho umuntu mukuru wangira inama nakubwiye abakobwa njye ntabwo mbamenyereye ibi byose nabikubwiye sibyo ko nyine ntabwo ngiye kumujajinga kuko ntabwo nzi icyo yabaye ariko hari igitekerezo kimwe mfite icya mbere cyo banza ureke kwiyahuza inzoga saa ntabwo ibyo bintu ari sawa ntabwo bikubereye saa ntabwo inzoga ari nziza saa naziretse nzoki sohotse kumbabaza ayiwe bajya bavuga ngo umushonje arota arya kuko mwana ntingise ngo nibyo ugiye kumbwira humurana imana irahari kandi izabikora ubu irahari kandi ntabwo rirarengaga kuri wowe ndacyari muto bizaza reka ne kujya nanjye shyuhaguzwa kubera umwuzukuru oya hari igihe wenda ufite ubwoba ko wazagenda utamubonye gusa nawe uracyahari reka uracyahari uracyakumbuye umuru uzamubona kugenda ntamubonye byo mbisaba imana ngo imana izanyereke umwana uko uvuyemo mubone umurama bisaba rwose nawe ubundi nyamuru nari se wese umukumbuye se umukumbuye kuza akaza mukaganira ni byiza ko yazi ntabwo njye numvaga ari nk'ikintu nibyo nshaka kubwira nawe ubundi iryamire cyangwa uracyafite akabara kubera yicayeho gatoya nanura akagongo ariko buriya kuramuka ngo ajya gukorera akamasaje hari igihe aza akamasa nko ku maguru hari n'umugongo buriya ugomba kujya tugomba no gutangira kujya tuva mu gitanda tukagendagenda n'amaguru hano kwa muganga ugasohokaho gatoya bijyanye n'amaguru ukomeze afate umugongo ukomere no mu mavi yakomere nk'uko nguko uba ufite akabaraga ni ukujya dusohokaho gato tugakora siporo hanze gatoya nyine ku bitaro tuganiramo hano guhora uryamye ko ari byo umugongo wafata imbaraga kubera ko ngenda no mu mavi hagakomera kubera ko ngenda uzajya uza ubinkoresha se ni ngombwa muganga oya rwose nzajya ahubwo ni ukubanza nkaza kubaza muganga niba nta kibazo kuba twabikora nanone tutazabikora tutamubwiye bikaba byateza ikibazo nambwira ko nta kibazo tuzajya dusohoka rwose tujye hanze hafi dutembere ejo tuzatangire nta kibazo yewe ubwanjye nicaye ahangaha ndakubwira ngo wibuze akazi n'urukundo nari mbizi ko ibi byose bizakubaho
kubera ko ntabwo ibyo bintu bibiri bibandika akenshi umuntu abibabariramo ariko haracyari ibyiringiro mfite igitekerezo kimwe kandi cyiza cyagufasha hari ahantu hariya muri rya shyamba habamo inkende nziza hari ahantu ushobora kugenda ukamufata mukajyana mukajya ku mafarashi musaza nta bantu benshi bafite hari ibimoto ukagenda mukicara mukaganira ashobora kuba yanze kukubohokera kuganiriza kubera ko byari muri biho ariko wenda mugiye ahantu hatuje hari natiyo ari kumva akayaga ari kumva inyoni zivuga amajwi atandukanye ashobora kukubwiza ukuri akakumenekera ariko reka gufata umwanzuro wo kwiyahuza inzoga simakire azaba yankundiye si nimuhamagara azanyitaba ntakibazo mufitanye uzi uko yanaje amakaboko atari ko asanzwe asuhuza ariko araguku I don't know ntabwirwa n'iki umuntu araduka akaza ngo ariko uzi abana bari hanze aba bakeneye akazi bafite za masitayi bafite sindira ibyo umbwira ari uko ariko n'ibyo umbwira ari uko ntabwo yakwangira ko musohoka bakiri ubu nafunga akazi kanjye harira nk'umwana ibintu so niko nsanzwe meze niko usanzwe uzi urukundo ruravuna kandi naruciyemo ndabizi ntabwo naguseka urukundo nyine rufa ku muntu ukamugira imboro niyo mpamvu baba bamugira umugisha umukunda nawe akamukunda cyakoze warabimbwiye koya nabikubwiye ariko nimvitira ntabwo nabikubwiye ndi ko ibi bisaba ni ukuri ariko reka tureke kumujajinga mutaraganira nzagerageza ndebe ko nankundira nzamusohokana aho hantu wenda azagira icyo ambwira baba ngo usiga umeze gutya basenga nanjye kukugurira injugu ndabizi ko zikunda ahubwo rata twigendwe rero wazajya wiryamira ubu ntabwo warushya nafashe akanya ko kuba nicaye kugira ngo kugendagenda bitazajya bingora naho ubumuga navugaga ngo nta kuntu nyamugera kuri dogiteri wenda aka kanya cyangwa n'ejo wamumbariza ko nataha kubera ko nsigaye ngenda kumva nkaryama nkumva nta kibazo nkumva meze neza impamvu uri kumva umeze neza ni uko tugukurikira bagutera ubuteye buri kanya tukareba uko umeze buri kanya rwose ukabonekera igihe ariko buri utashye kandi ariko byagenda ushobora gusanga ahubwo ubuzima bwawe bujyanye mu kaga tuba turi kubireba erega buriya twebwe nubwo ategeye indwara ariko mbanza ukuntu bimeze rero bitewe n'ibipimo tuba twapimye ni twebwe tugiye n'igihe cyo kugusezerera sibyo gusa ndaza kumubwira wenda aza kurebeye ariko ntabwo mbikwijije cyane kubera ko urumva utacyo ugasubira inyuma ikosa ryaba ari iryacu kubera ko hano ubu tubonera igihe ubu ukawunywera igihe tukagukurikirana tukareba uko ibintu byose bimeze ariko mu rugo niba tuvuga wenda ngo turaguye wenda ibinini bya saa moya ushobora kuba ugatereka ntiryame ugakakura saa tatu ukaba winyweye saa tatu ugasanga ntabwo bidahitize ndabyumvishe kandi murakoze birakoze nawe ariko se ubundi ku rugo hasize nzi ko wambwiye ko ufite umwana umwe ngo hasize indako cyangwa se mwana wanjye ugira ngo njyambure imigozi impambira iyo ubana n'abantu ntabwo wabura umuntu usiga mu rugo kandi buriya kubaho mu buzima ni ukubana iyo ubana n'abantu ntiwabura umuntu uza akagufasha akakugemurira cyangwa se
gusigarira ku rugo akareba ayo matungo no. ndashaka ko uzatira tukaganira bihagije kuko hari ibintu byinshi niba nshaka kukubaza urabona abantu ba kera mufite ukuntu muba mufite ubwitonzi bwinshi ndashaka ko uzandiraniza abantu ba kera bari uko mbona ari ibintu bibiri bitandukana kira vuba pe birahabanye nka kera ababyeyi badutozaga kumva byinshi ukavuga bike kandi waganira n'umuntu ukirinda kumuvamo mbese uwo musangiye ntumucure uwo mugendanye ntumusike icyo kintu bakakidutoza kikagenda kikatujyamo nta kibazo ndaza kugutumikira murakoze rero serumu yambaye yitwaye uba uruhutse kive ntabwo uyikeneye cyane ariko uze uryame hanyuma neza kugaruka ndakuzanira akaje komera kandi kumwe na n'imitsi Shanta Sachika Shanta Pourquoi fait mis la chambre Ndi kuvugana n'umuntu wawe wampaye telefone Oui, là c'est quelque chose. wampaye Oui, là c'est quelque chose. wampaye telefone Filomeno wampa telefone wahise Du coup, on m'a dit que les appels. C'est genre le coucou. Oh my god. Shanta bishekuye haneko ni iyo wanyukanshije aha ndetse wari uhazi nubwa memariza ko ni heza kwe iyo yari yajyaga nkubwira mwe ngo wamushaka tujye muri hoteli ngo twicara ahantu mu materasi sinzi ibiki mu matarasi y'indinganire nako kuri ngo kuri pool ahantu nk'aha urumva haratuje hari bajya babyita mahumbezi hari amafu wala hari amafu ndetse hari ubuzima kuba wumva turi twenyine turi kuganira ibyo dushaka turi free so we are free kandi ndishimye kuba nta wundi turi kumuretse ubushini nanjye ndishimye yeah. gusa baby hari ikintu nashaka kubaza kuba twaje hano twari kugira ngo wenda ndebe ko twaruhuka mu mutwe nawe ko ntabwo umeze neza ntabwo wari wishimye no munsi sinzi ikibazo ufite nanone ndakibaza n'impamvu yatumye usezera n'akazi what's wrong with you iki kibazo muri life yawe ko nakwemereye ko uzajya ugira ibibazo uzajya umbwira shaka bebe ubona mfite ikibazo se koko biruseyo nya bebe ntabwo wari wishimye iyo ntakuzana hano nya biba bikenewe no mu buzima ntabwo yari nishimye ko nishimye sure nishimye sindi sitori se mama sheri wambwira njye nakumva ko nakwemereye ko I will be there for you yaba mu byiza cyangwa mu bibi sinzi nimba ari uko kugeza na none ntabwo ndiyumvisha uburyo usezera ku kazi ese uko twaba turi gukundana bikaba biri kukubangamira hari ikihe kibazo wenda wagize cyatumye usezera mu kazi cyaswana no uri umukozi mwiza uri sheri wanjye nkunda so
why cyatewe n'iki kugira ngo usezere ku kazi? No, kuko ndabuje kugira ngo nko kurira. No, I'm fine. Nyine tu, ni story ndende. Yeah, just tell me. Hari ikintu ngiye nigeze nguhisha se? Nimba nakubangamiye nabimbwire bebe. No, ntabwo mbangamiye sheri. Ahubwo nuko ntabwo ndajya mu mwanya mwiza ko nabikubwira. Nzabikubwira, I promise. Please tell me. Urabizi ko nta kintu nabwisha ariko uyu munsi twishime. And then, wenda, I will tell you later. Who knows? None se ubimbwiye none byagutwara? Byatuma nishima neza uko mbishaka tubanze twishime. No, sheri ndashaka ubimbwira none, please. Nzi neza ko utarakara kuko nabyanze no. Please. Ndashaka ubimbwira none. Not now. Ndaza kubikubwira, okay? No baby, please tell me. Ntabwo nshaka kubona ubabaye. Reba nk'ubu kare wahuzurira ibaza se why? Niyo mpamvu nafashe icyemezo nabateka ngo utembereze tuze dufate umuyaga nyine tuganire nyine. Ushaka kubimenya cyane. Ntabwo ubibona amahoro nyine bikubwira. Rega baby iyo ubabaye nanjye ndababara. Ntabwo ubizi. Ntabwo ushobora kwishima, ntabwo ushobora kugira amahoro mbona nawe utanezereka. Ubwo wakomeje kwinsista. Why not? Sinabikubwira. So, I don't know. Rega ntacyo wampishe. Nta na kimwe nagurisha ariko wampatije kubivuga. No, you have to tell me baby. Wampatije wanze ko mfata umwanya wanjye no ariko nta kibazo. Kutabwira rubanda se. Excuse me, babe. Ego Gervais. Ngo? Yaguyagana. Irusatira. Wari kumwe na Tandi Boys? Ntacyo mwabaye ariko. Polisi yaje se? Nta kintu mwangije byinshi? Sawa ndaje guhamagara. Yeah. Something happening. Trouble. Imodoka nyine yaguye. Wagize urusakisi. Niyakamye yani. Oh. Sorry. Ikibazo ni umuzigo w'abandi. Ugiye ko? Sorry. Gusa imodoka ifite assurance. Assurance zishura imodoka. Ahubwo umuzigo w'abantu biransaba ufata indi modoka ikagenda bakabipakurura. Umva harazamo gutita. Bande pass. Kandi iri joro bagomba gupakurura. Urumva biri bufate ni process nabyo. Urumva ni ibibazo nyine. Irasaba kujya gusobanura. Ariko Imana ishimwe ubwo shoferi wanjye nta kibazo bagize. Urumva nyine ngo bakubise umukingo. Bakubise umukingo. Ariko ntabwo babo nta kibazo bafite. Ya, ikintu waba nyine yabonye agiye kugwa mu ntuza mu manga ayikatira no mu mukingo nyine kwe. Mu mabuye. Ataje. It's okay. It's okay. Gusa ndi kwibaza ikintu ndi bubwire ba nyir'imari. Kandi n'abantu bazi ko ndi nyangamugayo. Buri nyangamugayo ariko accident zibaho. Accident yabaye so. Yabaye ariko kubibumvisha kuza abantu ukuntu bari complicated. Kibazo.
ndaje nyakure mze. Urakoze. Sheri. Reka tugende none umite njya kureba n'abo banuza. Ndebe ukuntu mbihandure kuko ntago natuza. Okay? Ikindi I'm sorry. No, it's fine. Ubuzaba umbwira nyine. Tuzafatira time. It's okay, ibyo nibyo byihutirwa. Banza ugende ukiye muri by'akazi then. Ibindi turaza kubikora. I love you too. Tugende tuvana imodoka muri